byabaho mu buzima bw'umukiranutsi ukapfusha, byabaho mu buzima bw'umukiranutsi ugacika akaguru, byabaho mu buzima bw'umukiranutsi uko wabipanze ntibigendeko. Ariko Imana yo mu ijuru ikabizi ko ari byo byiza. Imana ntikaguha umwana ngo ujye wigukanuriye amaso umwana, wigwe wunamye ku mwana, igihe cyose gishore ku mwana, ureke Imana yatanze umwana. Imana ntikaguha imodoka n'isambu ngo wuname mu isambu, imbaraga uzishyire ku isambu, umutima uwushyire ku isambu, wibagirwe Imana yatanze isambu. Ubwo se urumva udafite ubwenge buke? Abahoze bagukomera amashyi mu kanya gato wabona baguhindutse. Yesu yaje mu isi, aravura barishima, aragabura baranezerwa, arahumura bararirimba, yirukana abadayimoni imitima iranyurwa, akora ibitangaza kugeza ubwo n'iteraniro yateranije atarisezereraga ritariye. Kavuga ati rwose mukora ibitangaza barye bahaga. Ariko ikibabaje abo yavuye, abo yahumuye nibo babaga bakanuye bavuga ngo nabambwe. Igihe uzabona ibyo kwizera bikunzwe bitambukana ishema, rubanda babishima, mu nzira babicira akayira, ntabwo ariko bizahora. Umubare bari kwicwa yabwiye umwami w'umupagani, yaramubwiye ngo nimutwice, nimuturenganye, nimutugirire nabi, nimuduhohotere. Gukiranirwa kwanyu ni ikimenyetso cyo gukiranuka kwacu. Ngo kandi ngo uko mutwica muduhora kwizera, ngo ni ishema muba mwongeye kuyoboka Imana yacu. Ngo turakura tukagwira tukiyongera umubare, ngo uko mudusarura. Bigeze i Perugamo haza amahoro. Umwami Constantine atanga amahoro, atanga agahenge, aca iteka ararisinya. Ngo yari abitewe no kubona abami bamubanjije bapfa impfumbi zidasanzwe ku bami, nuko aravuga ati nta kindi bazize no kwica ab'abakristo. Waca iteka ararisinya, abana b'Imana abaha umudendezo. Ahubwo avuga ko wabakoraho yabiryozwa, nuko baragenda baragwa. Kuko uhereye ubwo nibwo isabato yahindutse akajyaho icyumweru. Aragira udutama, abiyo mu ishyamba, asuzuguritse, imibereho iruhije, kurya avunitse, izuba ryinshi, imbeho mu ijoro, ahangayikira umukumbi, yari afitanye isano. Si uko yatekerwaga ifiriti, si imigati, si ukuvuka ku matara, si ukuregwa abajeyi, ahubwo ubuhanga n'umuhangange yari abukomoye mu kubaho imibereho isa n'imuguye. Abyara abatesi, abagaburira abatese, barya baguwe neza, nuko ibyo kurya byinshi, niko Bibiliya ivuze, ubwibone, ibyo kurya byinshi, bari abirasi. Uwo mudabango n'uwo mudamararo ntabwo wabujuje ishimwe ngo maze batoboke mu ishimwe bashima Imana, bayishimira ibyiza yabagejejeho, ahubwo wabujujemo gushaka uko bakora ibyaha, nuko biroha mu cyaha cy'ubusambanyi. Ubwo kubazi ngo icyaha cya Sodomo ni ubusambanyi, icyaha cya Sodomo ni umurengwe, ahubwo ubusambanyi ni umusambi. Iyo ubwenge budafite ibyo buhugiyeho bwishora mu ntekerezo zipfuye. Rero ababyeyi bagomba kwigisha abana babo ko ubunebwe ari icyaha. Ibyo dusabira dushaka duharana, dushaka kugubwa neza, dushaka ubukire, dushaka amafaranga, inzu nziza, ibituzengurutse, ibyadufasha mu buzima ntiduhungukirwe, ibyo turabishaka tugashyiramo n'ubwira bwinshi. Ariko niba uri uw'Imana ntibikugore, Imana izajya ikuvangira, kuko bibaye amahoro gusa byatuma ntarababazwa narayobaga. Ariko none nitondera ijambo ryawe. Kubabazwa kwangiriye umumaro kugira ngo nige amategeko wandikishe. Ntabwo wagira gitari 8 ngo zose uzazihagarareho, ntiwagira inzu y'ibyumba 20 ngo byose uzabiryamemo, santimetero uzaryamamo ni za zindi, ntiwagira ibigega by'ibirayi ngo byose uzabirye, akasana uzarya ni kakandi. Ubwo gusa uba wongerewe ibyo kureba ukajya ubirebesha amaso, ushobora no kurwara bikaribwa n'abandi ukanuye. Nibugwira ntibuzaguherana umutima, nta kindi wongerewe. Icyakora mu bitabo dusoma ngo byakongereye inshingano, ubwo yise ujya mu mwenda w'abatabigira. Bakubashye bagushutse, ni koko uragikwiye kuko babibona yenda ari n'icyo bamariye, ariko weho ntukabyumve, ntukabifiri. Ibyanditswe byera byari byo rufatiro rwo kwizera kwabo, yari yo soko y'ubwenge bwabo, bugira neza bwabo n'umudendezo wabo. Amahame yabyo iyo yabaga yigishanywe umwete mu muryango, ku ishuri no mu itorero, icyo byababyariye ni ukuba abantu bakora cyane, bafite ubwenge bw'inditwe, bafite imico myiza kandi birinda.
washoboraga kuzenguruka ukamara imyaka n'imyaniko utarahura n'umusinzi, utarabona umuntu utukana, utarahura n'usabiriza. Igeragezo gishaririye kandi gikomeye cyane cyakiranywe kwizera gihinduka umugisha. Icyorezo cy'inkazi gitsemba umunezero w'isi kizaba uburyo butuma twerekeza amaso yacu mu ijuru. Mbega uburyo hariho abantu benshi batari kuzamenya Yesu iyo umubabaro utaza gutuma bashaka guhumurizwa nawe. Umucyo w'isi natumurikira tuzabona amahirwe mu birushya, gahunda mu rujijo, n'intsinzi mu bisa no gutsindwa. Amakuba tuzayabonamo imigisha yiyoberanije, ibyago tubibone nk'ubuntu tugiriwe. Hari abirukanwa ku kazi bakize igifungo hari gato ngo bagwe mu gishuko cyo gusahura ibya rubanda. Hari abimwe akazi bakizwe igishuko aribo yarazagwa mu busambanyi cyangwa ubusinzi n'ubuhemu. Iyo twahuzaga urugwiro nseka ngo ntibakundaga kubyemera cyangwa ngo bahindure umucyo wo mu maso hanjye. Nawe ni umukire wari uzi no gusabana, agasabana n'insuzugurwa atanakegereje. Imbwa zirinda umukobwa buno no mu muryango umuntu agira ubutunzi akareba abo muri bo bakenye, agapanga uko azabanyaga n'utwo basigaranye, agapanga uko azabereka ko abarusha ubwenge, agapanga uko azabasuzugura ngo bagaragare ko ari injiji. Komeza wimbike, icyakugejeje aho nicyo bagukundiye wakoze. Komeza ukore cyane. Linda Asia. Imana yakoze nihabwe icyubahiro. Amazina ni Ntakirutimana Emmanuel. Ninjye tugiye kubana muri uyu mwanya wa kabiri ukurikiyeho. Mbere y'uko mbabwira insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe, reka tubanze dusenga Imana. Muri uyu mwanya abana natwe, komeza utwongere kandi utweze, bive mu magambo bijye mu bikorwa, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kuganirira hamwe mu nsanganyamatsiko itubwira ngo ni ikigeragezo gikomoka ku mahoro no kugubwa neza. Ngiyo insanganyamatsiko yacu. Benshi mu basenga Imana ntabwo bazi ko ibyabagusha bikabatandukanya nayo bishobora no kunyurira mu irembo ryiza rinyuze kamere. Ahubwo bazi ko uburwayi, ubukene, inzara, kwangwa, kurwanywa, ibyo ari byo byonyine bishobora kubatandukanya n'Imana. Ibyo kandi babizi berekejwe n'imirongo myinshi y'ibyanditswe byera. Na Pawulo yarabivuze ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese ni ukurenganywa, ni ukuba mu makuba, ni akaga, ni inzara. Bagatondeka ibyago gusa, bakaba biteze ko aribyo bishobora kubatandukanya n'Imana byonyine. Ariko muri uyu mwanya tugiye kuganira, dufashijwe n'ijambo ry'Imana n'amateka y'ibyabaye ahahise, turaza kubona uburyo uburya no kuba mu mahoro, kugubwa neza, hari ibihe byinshi ndetse n'ibyo byinshi cyane abantu bagera muri ako kanya bagatandukana n'Imana. N'iryo jambo tugiye gusesengura. Ndasoma Zaburi y'143 ni umurongo wa 10, mbabwira igitekerezo cya Dawidi kirekire n'andi mateka maremare. Haranditse ngo unyigishe gukora ibyo ushaka kuko ari wowe Mana yanjye, umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Aya ni amagambo Dawidi yavuze. Mbere yuko tuyahuza n'amateka ye, reka duse n'abibukiranya ku bazi uyu Dawidi yimye ingoma ubwo Samweli yamwimikishaga amavuta. Yari umwana mutoya cyane udatanze icyizere. Impamvu ni uko Samweli ajya kwa Yesayi kuhashaka umwami abibwiwe nijoro. Haje Eliyabo wari imfura ngo yari afite igitera cyiza aberewe. Samweli mu mutima yiyumvisha ko ari we uraba umwami, ariko Imana ivuga ko yamugaye. Ivuga n'amagambo menshi ngo abantu bareba umuranga, bareba igihagararo, ariko ngiye ndeba mu mutima. Abahungu ba Yesayi bose barahetuye.
kugeza ubwo uwo musaza avuze ko bashize, ariko Dawidi yari agihari. Yari muto, usuzuguritse, udatanze icyizere. Nuko aho bamuzaniye nta gutindiganya, Samweli amwimikisha amavuta ngo nguyu uzaba umwami. Hashize imyaka itari myinshi, abaye akagimbi, nibwo yagemurira bene nyina bari ku rugamba. Umunsi umwe asanga Goliyati yarabasuzuguye cyane. Yumvise kwiyamira kwe no kubakeneka, nibwo yavuze ati nyamara kiriya kigabo ngewe nakica. Abavukana kenshi bakunda gusuzugurana, cyangwa niba amenye ko muri mugenzi wawe muvukana harimo ubuhanga buhishwe, baramupinga bati bundi n'ubuhane bwawe ubwabutama wabutaye, baramusuzugura cyane. Icyifuzo cye n'igitekerezo yaratanze barakigaye. Ariko muri iyo myaka isuzuguritse ityo, nibwo yahitanye Goliyati. Isirayeli iraririmba, ndetse izina rye rirakuzwa rirazamurwa, abagore bararirimba, ari nabyo byateye Sawuli ishyari. Muri ibyo bihe byagejeje Dawidi ku bwami, ari umuntu usuzuguritse, umuroye inyuma aho avuka, ubwenge bwe, imbaraga ze, kuko mwibuke ko banamwambitse n'intwaro zikomeye, ibirinda gukomereka mu rugamba. Ati ibi biraremeye sinabishobora. Na Goliyati ntiyamwicishije ubuhanga bundi, ni ibuye, intwaro yari itamenyerewe kuri urwo rugamba. Ariko ibyo byose mbabwiye, aragira udutama, abiyo mu ishyamba, asuzuguritse, imibereho iruhije, kurya avunitse, izuba ryinshi, imbeho mu ijoro, ahangayikira umukumbi, yari afitanye isano n'Imana. Iby'umwuka byari bihagaze neza. Ngenda mwibuka muri Bibiliya ari kwisobanura imbere ya Sawuli, amubwira se kuri umwana muto, uriya mugabo uzamunesha. Ahigira avuga se uriya kuko iyo haje idubu, iyo haje intare ngo isahura umukumbi, ko nyivutagura. Ijambo kuvutagura birimo gusuzugura icyo kintu. Nkanayifata urwasaya nako yari itamiye nkakayaka, uriya azapfa nk'izo njya nica. Ni isano yari afitanye n'Imana. Ariko aho nshaka mwumve isano yakomotse, si uko yatekerwaga ifiriti, si imigati, si ukuvuka ku matara, si ukuregwa abajeyi, ahubwo ubuhanga n'ubuhangange yari abukomoye mu kubaho imibereho isa n'imuguye nabi. Ubwo kandi niko byagenze no kuri Yefuta. Nawe yanditse umutware wa bene se, ariko avuka mu ivuka rye. Bene se bari baramwamaganye, baramuta, ntibamukunda. Iyo yagiye kurya asa n'usahuye, kurya asa n'ugabye igitero, kwambara asa n'uciye igico, imibereho imeze nk'iya kimayibo biragenda iramutoza, arakamirika nk'uko babivuga. Nuko bene se bakomeje kurerwa neza no gutekana no gutuza, baragenda babibigwari, batewe n'abanzi barahunga gusa. Babwirwa ko bafite mwene se bataye, nibwo bagiye kumureba. Nanjye aravuga ati rero mwarantaye, none mugize akaga muranyibutse. Nuko arabwira ati nanjye kugira ngo mbemerere nkora ibyo, nuko ndaba umutware wanyu. Ni icyo bashakaga, bari barembye, baravuga tuzaba umutware nta kibazo. Yefuta nawe ashyirwa hejuru, akora ibikomeye by'indashyikirwa, ariko imyitozo atayikuye ku kurara heza, kurya neza, kurerwa neza, kwitabwaho no guteteshwa, ahubwo ayikuye mu mibereho mibi. Kubanyumva mwese rero, yaba umuntu ku giti cye n'itorero muri rusange, ibihe by'amahoro, umudabango, umudamararo no kugubwa neza bijya binyaga Imana, ntibone abayikorera, ntibone abayubaha, ahubwo Satani akaba ariwe uhabwa intebe muri uwo mudamararo no kugubwa neza, Imana igasuzugurika. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira ibi. Ku basoma si urwo rugero gusa, abazasoma Ezekiyeli igice ni icya 16 umurongo wa 49, ahanditse ngo dore iki ni cyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomu, n'ubwibone n'ibyo kurya byinshi n'ubukire bwe n'ubw'abakobwa be, kandi ntiyakomezaga ukuboko kw'abakene n'indushyi. Bari abirasi maze bakorera ibizira imbere yanjye, nuko mbibonye mpera ko mbakuraho.
abazi amateka y'i Sodomo mu Itangiriro 19 ni kiriya kibaya Loti yagiye guturamo atandukanye na Aburahamu, ngo cyari kibaya cyiza cyane, aho umuntu abona ubutunzi arushye buke, aho umuntu ashora imishinga adafite ubwoba bwo kuzahomba, aho buri wese ashakira ubuzima akunguka byinshi yakoze gake akiteganiriza akagira ibimuzengurutse bimubereye nk'inkiki. Nuko uhereye umunsi Loti yahitagamo akajya kuhatura, arahabyarira, abyara abatesi, abagaburira batese, barya baguwe neza. Nuko ibyo kurya byinshi, niko birivuze, ubwibone, ibyo kurya byinshi, barabirasi. Uwo mudabango n'uwo mudamararo ntabwo wabujuje ishimwe ngo maze batoboke mu ishimwe bashima Imana, bayishimira ibyiza yabagejejeho, ahubwo uwabujujemo gushaka uko bakora ibyaha. Nuko biroha mu cyaha cy'ubusambanyi. Ubwo kubazi ngo icyaha cya Sodomo ni ubusambanyi, icyaha cya Sodomo ni umurengwe, ahubwo ubusambanyi ni umusaruro w'icyabaye nyirabayazana, byari ibyo kurya byinshi. Akaba ariyo mpamvu ku basoma ibitabo, mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, Igifaransa ni umuzingo wa mbere, ni urupapuro rw'163, ahanditse ngo la paresse est un péché, ubunebwe ni icyaha. Il va être montré que la paresse a été la cause de beaucoup de péchés. Neretswe ko ubunebwe aribwo bwabaye intandaro y'ibyaha byinshi. C'est dont les mères esprits sont actifs, ne trouvent pas l'état de prêter l'oreille aux tentations de l'ennemi. Abantu amaboko yabo n'intekerezo zabo bihora bihugiye ku murimo, ntibajya babona umwanya wo gutegera amatwi ibishuko by'umwanzi. Mais des têtes oisives sont prêtes à se laisser entraîner par Satan. Ariko ibiganza n'intekerezo zinebwa biba byiteguye gukorerwamo na Satani. Car l'esprit n'est pas convenablement occupé. Iyi ntekerezo zidafite ibizihugije, il s'arrête à des pensées malsaines, y'ubwenge budafite ibyo buhugiyeho bwishora mu ntekerezo zipfuye. Les parents devraient enseigner à leurs enfants que la paresse est un péché. Rero ababyeyi bagomba kwigisha abana babo ko ubunebwe ari icyaha. Ce passage d'Ezekiel 16:49, uyu murongo wo muri Ezekiel maze gusoma 16:49, nongeye kuwibutswa ngo dore iki nicyo gicumuro cya Sodomo, nta kindi baravuze ngo ni ibyo kurya byinshi n'ubunebwe cyangwa se umudabango, nicyo cyaha cya Sodomo. Rero ababi Sodomo kugubwa neza ntabwo kwabateye guhimbaza Imana. Ikibaya cyera kirumbuka, umuntu akunguka arushye buke, ntabwo cyabasunikiye mu gushima Imana. Ahantu hagendeka hatari imisozi ngo abantu baruhe bazana impfundiko, ibyo ntibyabateye gushima Imana, ahubwo murengwe bashatse icyo bamara, babona nta kindi bamara, bipanga gusambana. Nguko uko Sodomo byagenze. Rero abanyumva mwese ni mubimenye, haba ubwo kugubwa neza, amahoro n'umutekano, aho kugira ngo bitoboke mu isoko y'amashimwe kw'iyo Mana yatanze uko kuramuka. Kuri benshi bijya bibahindukira intandaro yo kurwanya Imana n'ijambo ryayo. Si ibyo gusa, kubiza amateka, ndongera mbabwire kubiza amatorero 7 avuga mu byinshi igice cya 3, abize itorero ry'intumwa ritangira, ba Petero, ba Yakobo, ba Yohana ndetse n'abandi. Murabizi uko bahuye n'akarengane kakorwaga n'abami b'Abaroma bohejwe n'idini y'Abayuda. Ako karengane ntikigeze kabacogoza, barashikamye bemera gupfa, kuko bari babizi muri Timoteyo 2:3-12 handitswe ko n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Bigeze Simuruna, aho hari mu 100 kugeza 313 inyuma y'ivuka rya Yesu, ka karengane karacana, niko mubwirwa kakozwe n'abami benshi,
ariko hakabamo umwami umwe w'umugome witwaga Diyokeresiya wagatangiye ahagana muri 303 yica ab'Imana, afite umujinya n'uburakari, atarindiriye amabwire ahubwo nawe yimye abanga. Icyo gikorwa cyakozwe imyaka 10, ariyo musomo mu byashe 2:10 ngo muzamara iminsi 10 mubabazwa, kuko mu buhanuzi umunsi uhanye n'umwaka, byanditse muri Ezekiyeli 4:6 n'ahandi henshi. Noneho uwo mwami arabakanda, arabarenganya, arabazazanya. Ariko uroye icyo gihe mu matora 7 muzasoma, hafi ya yose agira umugayo cyangwa ibyo anengwa. Iri niryo torero ryonyine ridafite icyo rinengwa, kuko rirabwirwa ngo nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Ni koko barenganaga nta kirengera, bari impeza amagezi zitagira ubutabazi, ariko mu bijyanye no gukiranuka bakiranukaga mu ijambo ry'Imana, kuko nta mugayo na muke bafite muri ari amatorero 7. Noneho abazasoma igitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho cya 2 kivuze ngo akarengane mu binyejana byabanje, harimo amagambo umwizera umwe mu bari bari kwicwa yabwiye umwami w'umupagani. Yaramubwiye ngo nimutwice, nimuturenganye, nimutugirire nabi, nimuduhohotere. Gukiranirwa kwanyu ni ikimenyetso cyo gukiranuka kwacu. Ngo kandi ngo uko mutwica muduhora kwizera, ngo ni ishema muba mwongeye kuyoboka Imana yacu. Ngo turakura tukagwira tukiyongera umubare, ngo uko mudusarura, ngo imbuto y'umukristo wishwe, ngo amaraso y'umukristo wishwe ni imbuto yera abandi. Koko niko byagenze. Bicaga umwe hakihana 100, bica 2 hakihana 100, bica 5 hakihana 1000, ntibabatsemba. Akarengane karabagwiza aho kugira ngo kabamare. Ni nayo mpamvu riratorero kubiguhanuza igiswe simuruna, bisobanuye ngo ishangi kuba yizi irahumura, ariko irahumura niyo kamere yayo, ariko igahumura cyane ari uko yangirije. Uyitwitse, uyivungavunze, nibwo irushaho guhumura nubwo iba yari isanzwe ihumura. Sobanuye ngo muri aka kaga n'akangaratete, aho kugira ngo bacike intege bagwije imbaraga. Rero murabyumva ko mu kaga iri torero ryaguwe neza. Bigeze Perugamo haza amahoro. Umwami Constantine atanga amahoro, atanga agahenge, aca iteka, ararisinya. Ngo yarabitewe no kubona abami bamubanjije bapfa impfumbi zidasanzwe ku bami, nuko aravuga ati nta kindi bazize no kwica ab'abakristo. Waca iteka, ararisinya, abana b'Imana abaha umudendezo. Ahubwo avuga ko wabakoraho yabiryozwa, nuko baragenda baragwa. Kuko uhereye ubwo nibwo isabato yahindutse akajyaho icyumweru. Ishushanyo birasengwa, umubatizo ushyirwa ku gahanga uvanwa ku kwibizwa, impigi zirambagwa, abazimu barasengwa ngo ntabera cyangwa se abatagatifu. Ibintu birazamba. Uwo mudendezo babonye, kuba umwami abashyigikiye, kuba yabagiyemo, ari gutanga igitekerezo kinyuranye n'ijambo ry'Imana kikakiranwa ubwuzu. Nuko abazasoma igitabo cy'intambara ikomeye haranditse ngo maze itorero ngo ryinjira mu kaga n'akangaratete, ngo kabi kuruta inkota, gutwikwa no kwicwa byari bisanzwe biriho. Kuko iby'ukuri byari biryamye hasi, ikinyoma gishyizwe hejuru. Ni koko mu mubiri abana b'Imana babayeho badendeje, ariko badendeje ijuru ritabemera, bari bahombye byose. Rero ubwo mubyumve ko amahoro ahise ayinyaga bara abakristo, ariko akaga kari kabagwije. Nuko byagenze ni Sarudi. Ibyashe 3 umurongo wa mbere. Iyi mvugo bamwe bajya bayisoma ntibayumve. Haranditse byashe 3 umurongo wa mbere, ubutumwa bwahawe ab'Isarudi buravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Niri jambo shaka, ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Abazi iri torero ryari rigizwe n'abaprotestanti, bari barahunze uburaya kubwo kurengera uburenganzira bw'umutima nama mu byo kwizera. Ubwo leta z'uburaya zifatanije n'idini yari iziganje yitwa Katolika, bari batanze itegeko ko utizera nkabo abiryozwa. Aba baraharana barengera amahame y'ukuri kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo guhunga bajya muri Amerika. Bagezeyo barahatura, bashyiraho amategeko 2,
umuntu akishyira akizana mu by'ubutegetsi busanzwe, umuntu akishyira akizana mu by'iyobokamana cyangwa se ibyo bita liberté religieuse, agasenga uko ashaka ntawe umuhase, kuko i Buraya byaraga hato mu bisengere, akayoborwa n'uwo ashaka yihitiyemo ntawe umukandamije, kuko mu bami b'u Buraya nuko byari bimeze. Nuko bagezeyo bibazanira amahoro. Bibiliya barayubaha. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ni urupapuro rwa 319 ndifashisha igifaransa, ni icyigisho cya 16. Haranditse ngo ibyanditswe byera byari byo rufatiro rwo kwizera rwabo, yari yo soko y'ubwenge bwabo, bugira neza bwabo n'umudendezo wabo. Amahame yabyo iyo yabaga yigishanywe umwete mu muryango, ku ishuri no mu itorero, icyo byababyariye ni ukuba abantu bakora cyane, bafite ubwenge bw'inditwe, bafite imico myiza kandi birinda. Washoboraga kuzenguruka ukamara imyaka n'imyaniko utarahura n'umusinzi, utarabona umuntu utukana, utarahura n'usabiriza. Icyo gikorwa se fait démontrer que les principes de la Bible offrent les plus sûrs garanties de la grandeur nationale. Icyo kintu cyerekanye ko burya amahame ya Bibiliya ariyo yatera ishyanga kugubwa neza ndetse no gukomera kwaryo. Ayo mareta yaragiye atandukanye yatataniye ku buso bwa Amerika, amaherezo yabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko isi iratangara, ibonye havutse igihugu cy'igihangange kitagira umwami, ibonye havutse n'idini ikomeye ya giprotestanti itagira papa. Mais les fours sans cesse plus nombreuses à travers les rives de l'Amérique étaient poussées par des mobiles bien différents de ceux des premiers perlés. Ariko inteko nyinshi cyane zavuye i Buraya ziza zisanga mu mugabane wa Amerika, zo zizanywe n'undi mugambi utandukanye n'uwazanzererezi zarengeraga ibyo kwizera kwabo. La foi et la vérité des premiers temps, bien que continuent à exercer sur la masse une influence bienfaisante, kwizera no gukiranuka kwabanje bakigerayo, kabone nubwo kwakomeje kugira imbaraga muri rubanda, diminuer dans la mesure où augmenter le nombre de nouveaux venus uniquement à vue d'avantages matériels. Ariko ko banyamuza vuba bakomeje kujya bisukayo bazanywe gusa n'inzara yo gushaka ubutunzi buriyo, bataje bashaka Imana, kwa kwizera no gukiranuka byaragabanutse. Nicyo cyatumye Imana ibarebye barangaye, batagisoma, batagisenga, batakibwiriza. Imana irangije avuga ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaburi intumbi. Jya amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Ni nk'ababwiye bati warahagaze. I Burayi iyo wavuye barahangayitse ngo Amerika ituwe n'abapinzani, ariko iyo wageze waraguye, iby'isi byaragutwaye. Nta kindi bari bazize, ni amahoro, ni umutekano, ni ubukire, ni ukwishyira ukizana, nta ngorane, nta bigeragezo. Bana b'Imana, ibi ni mu byumve. Ikimera cyo kwizera gihwanye n'ibindi biterwa muzi. Uramutse uteye ibishyimbo muri iyi mvura yaguye, imvura ikagwa ntikuremo, amezi akaba atatani, ntabwo wazasarura. Ubwo iyo mvura rero muyigeranye n'ibyago n'ibigeragezo, kuko imvura, imiyaga, intambara, ibyo byose n'ibyago. Imiyaga bivuze intambara n'ibyago n'ibigeragezo. Nanone akazuba karanezeza. Uramutse uteye ibishyimbo, uhere umunsi wagishyize mu butaka, izuba rikava, ni ryiza rwose, bana bakinira hanze bakishima, ihene ziranezerwa dore ko zitinya imvura, n'ubucurama n'inyoni n'udusimba duto two mu myobo, ku zuba turanezerwa. Ariko rivuye ntirikuremo, uwateye imyaka ntabwo yazasarura. Urumva ko ubuzima bw'igiterwa bukeneye izuba, bukeneye imvura, bigenda bisimburana. Niko ubuzima bw'iby'umwuka bumeze, kuba Imana no gukiranuka. Uhuye n'ibyiza gusa, nta mugisha uba ukurimo. Imana ntabwo iza kubonaho umusaruro. Nuko byagenze i Perugamo, nuko tubibonye i Sarudi, nuko byagiye bigendekera abantu ku giti cyabo. Dawidi wa wundi twahereyeho ari mu buzima bubi yabaye intwari, maze amaze kugubwa neza aravundagara, abami baratabara. Ubwo ni Samweli ya 2:11, we yisigarira i Yerusalemu, ahakorera ibyaha bitagira ingano. Yarasigaye, yarasambanye, yarabihishe, yicishije Uriya. Icyaha cye kiragenda kigira n'ingaruka ntarondora ku basomyi ba Bibiliya. Amaze kubirabukwa n'ibyo yavuze rero ngo burya
umwuka wawe mwiza unyoboreye mu gihugu cy'ikibaya. Yari ashaka ubutabazi bwamufasha ageze ahaguwe neza, kuko yabibonye ko ari mu bihe bibi bimugoye, bihora bimeze nka training, nk'imyitozo, nta kibazo yari afite. Ariko ageze aha atengamaye, aguwe neza, ategeka, avuga ari kijyana, niho yavundaga yagwa ku mugore, bisoza yishe n'umugabo. Bana b'Imana, umurengwe ni mubi, ujya utandukanya abantu n'Imana. Mu bitabo dusoma, n'Abisirayeli igihe bambukaga bageze i Kanani, muzasome mu Bacamanza igice n'icya 3 here ku murongo wa mbere, ngo Imana ntabwo yashimye guhita ibakiza ibyago ngo ibarinde amakuba nk'uko yari yarabisezeranye ako kanya, babeho mbese batagira ikibakoma mu nkokora. Ahubwo Yosuwa 3, Abacamanza 3 here ku murongo wa mbere, haranditse ngo Imana mu mahanga barwanaga nayo, kandi bafite isezerano ko bagomba kuyanesha akabava imbere bagatengamara. Ariko ngo Imana kuko izi kureba kure, hari amahanga yasize. Yari yasigiye iki? Ayo mahanga ni Uwiteka yari yarekeye kugira ngo ayagerageresha Abisirayeli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani, kugira ngo abibihe by'Abisirayeli byose bamenyerezwa intambara, kuko muri bo harimo abatari bazi uburyo bwazo. Imana irabyemera, igira amahanga amwe isiga ngo abibihe byose bazajye bamenyerezwa intambara, ngo kuko harimo benshi batazi uburyo bwazo. Rero iyo Imana ishaka ko ukamirika cyangwa se ugakomera, igushyira mu myitozo, kandi imyitozo nta yindi nibyo bigeragezo. Si kenshi, ni hafi ya ntabyo. Nta bantu bajya bagubwa neza, ntiyarwaye, ntiyarwaje, ntiyashonje, icyo ashaka cyose arakibona, aho ashaka hose arahigeza, uwo ashaka wese aramubona, ngo maze nubona umuntu uteye atyo, bimwuzuze mwishimwe, himbaza Imana, yishime, ayikorere, atanga ibye, ayishimira. Oya, ahubwo ujya usanga bimwujujemo gupanga uko yakora ibyaha. Niko mwene muntu ameze, niyo kamere yanjye nawe. Niyo mpamvu rero ugomba kubimenya, kuko mu byo dusabira dushaka duharana, dushaka kugubwa neza, dushaka ubukire, dushaka amafaranga, inzu nziza, ibituzengurutse, ibyadufasha mu buzima ntiduhungukirwe, ibyo turabishaka, tugashyiramo n'ubwira bwinshi. Ariko niba uri uw'Imana ntibikugore, Imana izajya ikuvangira, kuko bibaye amahoro gusa byatuma utandukana n'Imana. Ngaho muri iyi nsanganyamatsiko, reka nshimangire ko iyo umuntu ari mu ngorane, iby'umwuka bye biba bigeze heza, iby'umwuka bye bijya heza. Nubwo Imana izi ibipimo itareka ngo ubuzima bwawe bwose bugirwe n'ingorane, ni kwa kundi imvura iguye gusa ntabwo wazasarura, ahubwo ifite uko ibihiranya iyo nyir'ubwenge bwose. Ariko mu bibihe bose babayeho mu ngorane, Imana igiye habona abafitanye isano nayo. Ngaho muri Yobu ndasoma imirongo igera nko muri 2 muri Yobu, igice ni cya 36 uhere ku murongo wa 5, haranditse ngo dore Imana irakomeye kandi ntigira uwihinyura, irakomeye mu mbaraga no mu bwenge, ntiramisha umunyabyaha ariko itsindishiriza abarengana, ntabwo ivana amaso yayo ku bakiranutsi, ahubwo ibicaza hamwe n'abami ku ntebe zabo, ikabakomeza iteka ryose, bagashyirwa hejuru. Kandi iyo baboheshejwe iminyururu, bagafatishwa ingoyi z'umubabaro, ibereka imirimo yabo n'ibicumuro byabo uko bagenje bibona, kandi zibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. Hano harimo isezerano ry'uburyo Imana itwitaho, ikaturinda, ikatuzengurutsa uburinzi bwayo uko ishoboye, mu buryo bushoboka bwose, ko nta n'ikidashoboye. Noneho ariko ngo hari igihe ibivangamo, abaye bagafatishwa iminyururu, bakaboheshwa iminyururu, ikemera ko bafatishwa ingoyi z'umubabaro, ubwo barwara, basonza. Hari n'abajya batanga amasezerano ngo ntawayikoreye wasabirije, bagasoma n'amasomo ngo nari umukiranutsi, ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, nuko bakabisobanura nabi. Nibyo
nibyo urubyaro rw'umukiranutsi ntabwo rwasabiriza ibyo kurya ariko rwasaba. Tandukanye gusaba no gusabiriza. Icyo gihe cy'akanda iyo shortage yabaho mu buzima bw'umukiranutsi, ukarumbya byabaho mu buzima bw'umukiranutsi, ukapfusha byabaho mu buzima bw'umukiranutsi, ugacika akaguru byabaho mu buzima bw'umukiranutsi, uko wabipanze ntibigendeko. Ariko Imana yo mu ijuru ikabizi ko ari byo byiza, yanga ko umudamararo n'umurengwe byazaguhitana ugatandukana nayo. Niyo mpamvu rero muri Yobu barabivuze ngo ibereka ibicumuro byabo uko bagenje bibona, ngo ikabihanangiriza kuva mu byaha, ngo ikazibura n'amatwi yabo ngo bumve ibyigisho. Abazasoma mu gatabo k'abahirwa ni bande? Aka kera nibaza ko ari urupapuro rwa 15 harimo amagambo avuze ngo igihe Uwiteka yemereye ibigeragezo n'imibabaro ko bitubaho, abagira ngo bitubere byiza kandi dusangire kwera kwe. N'Abaheburayo 12:10. Iki kigeragezo gishaririye kandi gikomeye cyane cyakiranywe kwizera gihinduka umugisha. Icyorezo cy'inkazi gitsemba umunezero w'isi kizaba uburyo butuma twerekeza amaso yacu mu ijuru. Mbega uburyo hariho abantu benshi batari kuzamenya Yesu iyo umubabaro utaza gutuma bashaka guhumurizwa nawe. Ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu ni ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo ikure imyanda n'ububi mu mico yacu. Uko bikerera, uko bitema, uko bisena, uko binogereza n'uko byeza ni ibintu bibabaza, birakomeye kunyuzwa munsi y'ingasire y'uruswa. Ariko ibuye rimaze kuringanizwa niryo riba rikwiriye gushyirwa mu mwanya waryo mu rusengero rwo mu ijuru. Bana b'Imana, iri jambo muryumve. Imana wayishima usomye aya magambo nubwo bitanyuze kamere yanjye nawe, ngo hariho abantu imbaga nyamwinshi batajyaga kumenya Yesu, ngo iyo hataba ibyago n'ingorane ngo bibatere kwifuza guhumurizwa nawe. Noneho ibyago byaraje, babuze iyo bapfumurira, bifuza guhumurizwa na Yesu. Uhereye ubwo babonye ihumure bamuvanyeho, bamugira inshuti ntibamuvaho. Yesu yakwemera ko ibigeragezo n'ingorane biza, kuko muri ibyo bihe niho iby'umwuka biba biguwe neza kuruta mu gihe cy'amahoro n'umudabango. Nawe reba abawe, abana bawe, reba umugore wawe, reba umuturanyi wawe, reba bamwe ushinzwe ujya uruhira ukitambika cyane, uzajya usanga akenshi si intwari, si bihangange. Mu gihe umwe abataka akavuga ati nabyutse ndetse none bihiye saa sita akazi kambanye kenshi, ntabwo abazi ko hari undi wabyutse ajya kubishaka kandi akabiteka kandi akamutanga guhisha. Undi we byari mu nzu ariko kubera umudabango, kujebeka, kwifata ukuntu ko yaramenyereye, dore ko ufite umurwaza ngo bwira arabyekane, nuko ari kukubwira saa 7 saa 8 ko ari bwahishije, yarushye kandi koko yarushye yavunitse. Undi wamenyereye wibereye katarya umunyu, we yabyutse ajya kubicira inshuro, aza yirukanka arabiteka arabirabika, bari kubirya yamutanze. Niko bigenda. Umunyabibazo n'umunyangorane n'uwamenyereye imyitozo y'ubuzima bimugira intwari kandi bimwegeranya n'Imana kuruta uwagize umurengwe. Muri Zaburi y'119 umurongo wa 67 ndetse n'uwa 71, muri iyi Zaburi bakomeje batubwira uburyo ingorane, ibibazo bijya byegeranya abantu n'Imana. Mu gihe abandi bo bazi ko umuvumo watabaye, ishyano ryaguye, Dawidi aravuga ati ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Ndataruka 71. Kubabazwa kwangiriye umumaro kugira ngo niga amategeko wandikishije. Icyamugiriye umumaro ngo nukubabazwa, kandi icyamubereye mwarimu nukubabazwa. Ingorane ni mwarimu, kandi ni mwarimu mwiza. Isomo rye rijya rifata, ntawe rinanirwa, nta musku imbere ya mwarimu w'ibibazo uwo ntajya abaho, ahubwo ibibazo birigisha uko byaba bimeze kose. Rero muzabisoma amateka yose y'itorero yabayeho nk'uko nabibabwiye. Abantu benshi bagiye baba mu biganza by'Imana,
bakabibamo neza mu gihe cy'ingorane, ariko bagera mu bihe by'amahoro, umutekano, umurengwe, ibintu bigahinduka. Abazasoma agatabo kitwa Uburezi, ku rupapuro rwako rwa 303 byatumye Imana ibishyira mu mushinga, irabitumenyesha ngo igihe cyose tuzajya tubona ibitagenze nk'uko kamere yacu ishaka, tujye tubibona ko ashobora kuba ari umugisha uje wihinduranije. Nanone kandi igihe muzajya mubona ibisa n'imigisha ikomeye cyane bikwisutseho utabiteganyaga, ibyo bamwe bakunda gukira vuba, gukira cyane, gukira batavunitse, ibyo bamwe bakunda, uzajya umenya ngo umwanzi ashobora kuba akugabyeho igitero yihinduranije. Muri aka gatabo ndaheramo hagati haranditse ni 270 ku basoma Icyongereza, harahanditse ngo umutwaro wo gufasha abababaye bari mu birere bigoranye by'isi, Kristo awushyira ku bantu bafite impuhwe, Kristo awushyira ku bantu bafitiye impuhwe, abatagira icyo bazi n'abararagiriye kure y'inzira. Azaba bugufi bw'abafite imitima ikabakabwa ikagira impuhwe ngo abafashe, nubwo ibiganza byabo byaba byanduye kandi nta bumenyi bafite. Azakorana n'abantu bashobora kubona amahirwe mu byago n'inyungu mu gihombo. Umucyo w'isi natumurikira, tuzabona amahirwe mu birushya, gahunda mu rujijo, intsinzi mu bisa no gutsindwa. Amakuba tuzayabonamo imigisha yiyoberanije, ibyago tubibone nk'ubuntu tugiriwe. Mu byago ngo umucyo w'isi natumurikira, iri jambo ndarisubiramo kugira ngo nawe unyumvire itegera amatwi. Utamurikiwe byo siko wabibona, ahubwo wabona ishyano ryaguye, bamwe bajya no mu bapfumu, baba b'impigi n'impinga, abaraguza ibicu, abaraguza imishwi, n'abandi bo mu byumba babeshyera Bibiliya ngo bagiye kubakuraho imyaka ngo ishyano ryarabagwiriye. Ariko reka mbabwire, aranditse ngo umucyo w'isi natumurikira, tuzabona amahirwe mu birushya, gahunda mu rujijo, n'intsinzi mu bisa no gutsindwa. Amakuba tuzayabonamo imigisha yiyoberanije, ibyago tubibone nk'ubuntu tugiriwe. Hari abirukanwa ku kazi bakize igifungo, hari gato ngo bagwe mu gishuko cyo gusahura ibya rubanda. Hari abimwe akazi bakizwe igishuko, aribo yarazagwa mu busambanyi cyangwa ubusinzi n'ubuhemu. Mbese hari ibyago bikubaho, hari abagwa mu bukene butari bwa bundi bwo mu cyiciro cya mbere, ahubwo utageze ku rwego wifuzaga rwa kamere yawe, aribyo bigiye kuguha amahoro n'umutekano ukajya usinzira. Hari abagira ubukire bwa mirenge, ubwo ibitotsi bisezeyeho, na diyabete byinjiriramo, na kanseri bijyana, akazapfa kanuye amaso abireba gusa, arya ibibisi nabyo adashoboye, nuko akagera bisezera uko umunsi wije. Imana niyo ibizi, wewe byemere ko nta bugome igira, nta rugomo, nta nubwo ihimana, ahubwo ngo ibyago tuzabibona nk'imigisha yihinduranije. Bana b'Imana, igeragezo cy'amahoro gikumbanya benshi, ariko si benshi nanone bazi ko bujya mu ngorane, ibibazo, ubuzima bugufi, bashobora kuba aribwo baguwe neza kandi baciriwe urubuga rwo gusabana n'Imana. Ngaho muri iyi nsanganyamatsiko sinabura kuvuga icyo dusabwa mu gihe twaba tugize amahoro cyangwa se tukagubwa neza. Mbese ni ibiki dusabwa? Twifate dute? Ubu se dusenge ngo haze ibyago biragatsindwa, nabyo ntabwo ari byiza. Ubu se dusabire ubukene, oya, ntabwo ari bwiza. Ahubwo tugendeye kubera ba kera, natwe mureke twitoze kumera nkabo. Buriya Aburahamu yari umukire, urugo rwarimo abagaraga 1000, ni kampani nini cyane. Nubwo nta munezero mwinshi wahabaye mu buzima bwe bwa mbere, kuko buryo urugo rutagira umwana ibitabo biravuze ngo wari umusaka. Yaba ari umusaka nta mwana yagiraga, cyari ikibazo. Ariko ibyo tubyirengagize, ubukire, ibintu, abamukorera, abinjiza, abakozi, iwe hari abantu 1000. Ni itsinda rinini cyane, yari boss. Ariko ntibyamubuzaga gukorera rubanda, ntibyamubuzaga guca bugufi ngo yitangira abandi. Ni mu murebe impaka zivutse we na Loti, aravuga ati isambu nubwo ari iyanjye yigabe kabiri kandi uhitemo, urwo ruveho. Nimwongere mu mubone Isodomo yanyazwe,
na Loti yajyanywe, abigaruye we n'ingabo ze 300 baramubwira bati duha abantu ibintu byose bijyana. Avuga ati oya, nta byanyu nkora, hatazagira n'uvuga ko ari mwe mutungishije Aburahamu. Mwongere mumubone uyu Aburahamu yinjira mu gikoni abonye abashyitsi, ariko bakira bararika ngo baziwe. Kandi ubu ni nawo mushinga wabagiwe, gufasha abababaye, kwambika abambaye ubusa, ngo mu gihe abakire bo mu gihe cye, ngo ibipangu by'iwabo byagiraga irembo ryinjirirwamo n'abakomeye, n'iry'abasuzuguritse kwa Aburahamu ryari rimwe. Rubanda banganya, yari umukire ariko utarangwa no kwirata, wuzuye iby'umwuka. Ubwo ni mu byumve ko amahoro no kugubwa neza ntabwo byabura kutubera, turanabishaka. Ubukungu turabushaka, nitwe dufite n'icyo twabumaza. Ahubwo ikibazo dufite nta bushobozi bw'iby'umwuka dufite bwahangana no kubyakira. Ahubwo bigezeho wese akiboneka arazamuka, ubwoba bwo gukena bugatangira, kwishyira hejuru nawe ukumva bikirema bikakubyimbamo. Ariko yari umukungu. Murebe Yobu twasomye, nawe yari umukungu afite ubutunzi bwinshi, ariko igihe yavugaga ibyo gukiranuka kwe yaravuze ngo imfubyi zose narazifashije. Ubwo ni Yobu 31. Nta mupfakazi wanyambariye ubusa iruhande narabambitse, abagenda bose narabacumbikiye, nta urukenyero rwe rutampaye umugisha. Avuga byinshi yakoze, yewe naho yageze aravuga ati nabase nagayaga ukurikije icyubahiro cyanjye, abo ntashoboraga guhangara kwegereza n'ingo zirinda umukumbi wanjye, ngo reke iyo twahuzaga urugwiro nseka, ngo ntibakundaga kubyemera cyangwa ngo bahindure umucyo wo mu maso hanjye. Nawe ni umukire wari uzi no gusabana, agasabana n'insuzugurwa, atanakegereje imbwa zirinda umukumbi, aramutse ari umukire nk'uko abandi bigenza. Rero ibi mbivugiye ko ntabwo ijambo ry'Imana ryashyizeho agatemera ngo rifunge, rivuge ko ntabo mu bayubaha uzaba umukungu, yamuba akaba ukomeye, izina rimenyekana, urivuga rikagenda, ariko akaba hari ibyo asabwa. Ngaho ndatondeka ibintu bitandukanye ari byo birerekera no ku musozo. Icya mbere, nugira ubutunzi, Zaburi ya 32:11, weho unyumva, nugira ubutunzi, dore icyo Zaburi igutegeka, kugira ngo utazahitanwa n'icyo kigeragezo cyo kugubwa neza n'amahoro. Haranditse ngo 6:11, haranditse ngo ntiwiringire agahato, ntimwizigire ubusa kunyaga, ubutunzi nibugwira ntibuzabaherana imitima. Ukaramuka ubonye ubutunzi buri kugwira, urahigwe butazaguherana umutima. Ku basoma igitabo cyitwa Inama ku Busonga, nibaza ko ari urupapuro rwa 20 mu Cyongereza, hari imvugo y'incyuro ivuze mu Cyongereza ngo the giver is greater than the gift, ngo nyagutanga ni ukomeye kuruta impano itanzwe. Imana ntikaguha umwana ngo ujye wigukanuriye amaso umwana, wigwe wunamye ku mwana, igihe cyose ugishore ku mwana, ureka Imana yatanze umwana. Imana ntikaguha imodoka n'isambu ngo wuname mu isambu, imbaraga uzishyire ku isambu, umutima ushyire ku isambu, wibagirwe Imana yatanze isambu. Ubwo se urumva udafite ubwenge buke? Mbese we ntubibona ko umuntu aramutse akugaburiye ibyo kurya, niwe wabikoreye, niwe wabitetse, niwe wabizanye no ku meza, ukabirya warangiza ukarangiza, ugafata ya sahane byajeho, ukavuga uti ndagushimye wa sahane we, wakoze wa sahane we, urukumva atababara? Niba Imana iguhaye ubutunzi, ntibukaguherana umutima, ngo maze ufate igihe n'imbaraga n'intekerezo n'ubwenge n'amarangamutima ubihoze ku butunzi, kubirutisha ya Mana yatanze ubutunzi. Si ubwo ari weho ubikora, nawe ukabona uwuhaye aho kugushima ashima icyo umuhaye, nibaza ko utakongera. Rero abantu benshi banyumva nibo bagiye baba ba nyirabayazana buko ibyabo bigegwamo n'umuvumo, atari urwanga Imana ibanga, ahubwo ari ukubona ko ubihawe bikaba byinshi byagukumbanya, ukagira ibintu ariko utagira Imana. Yaba ikigukunda rero, Bibiliya iravuze ngo abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano, nibwo mujya mubona bamwe ubutunzi bwabo bugabanuka. Imana niguha ubutunzi, ijambo ry'Imana riravuze ngo urahigwe
ntibuzaguherane umutima. Nta muntu uriho umunyembaraga wavuga ko butamuherana umutima. Mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, ni urupapuro rwa 59, ndasomamo iri jambo. Ni icyigisho cya 3 kivuze ubwibone buzanwa no kugubwa neza. Haranditse ngo in the midst of prosperity lacks danger. Igihe cyose mwene muntu agoswe no kugubwa neza, akaga kaba kavugiriza ahamuzengurutse. Igihe uzabona ugoswe no kugubwa neza, iyi bita prosperity, ndagerageza kuyisobanura. Ni igihe rwose icyo ushaka ukibona, ntiwarya nabi kuko ufite amafaranga. Niyo umwana bamuhaye ishuri ukabona ni habi, hagendeka nabi, uhindurira murindi ryigenga kuko ufite amafaranga. Niyo wagiye kuri centre de santé ukabona umurongo wabaye muremure, biri gutinda, wurira imodoka ukajya muri privé kuko ufite amafaranga. Binabaye ngombwa ko iwacu bari kuvura nabi, wurira indege ukajya no mu Buhinde kuko ufite amafaranga. Naho byanze wajya Amerika kuko ufite amafaranga. Ibyo nibyo bita prosperity. Ni icyo ushaka kubona mu byo mwene muntu ashobora kugeraho. None baravuze ngo igihe uzabona ibyo ari byo bikuzengurutse, uzamenye ngo akaga kari kuvugiriza hejuru yawe. Hepfo, throughout the ages, riches and honor have ever been attended with peril to humility and spirituality. Mu bibinyejana byose babayeho, ubukire, icyubahiro byagiye bigerwaho gusa ari uko bishyize mu kaga iby'umwuka no kwicisha bugufi. Mbese ubwo kugira iby'umwuka, ukagira kwicisha bugufi, ukagira no kugubwa neza bikabana, waba uri mu bambere babaye ku isi. Ahubwo mu bibinyejana byose byabaye, Salomo yaravundagaye, bya Dawidi nabibabwiye, bakeya gusa nabo batarokotse 100%, Aburahamu na Yobu. Mbese ninde umeze nkabo witeguye kuvuga ngo nari amaso y'impumyi, nari ibirenge by'ikirema, nkakurikirana urubanza rw'uwo ntazi? Ninde witeguye kuvuga nka Yobu? Kwa ubwo buno no mu muryango umuntu agira ubutunzi, akareba abo muri bo bakenye, agapanga uko azabanyaga n'utwo basigaranye, agapanga uko azabereka ko abarusha ubwenge, agapanga uko azabasuzugura ngo bagaragare ko ari injiji, aho kugira ngo yumve ryahame rya Bibiliya bimushyira hasi, akabikiraro bagiye gukandagira ngo nabo bagira intambwe bageraho. Ahubwo akavuga ati abo bakene, abo baswa mubanyigize kure batantera icyugazi. Rero hano baravuze ngo mu bibinyejana byose byabayeho, ubukire, icyubahiro byagiye bigerwaho gusa ari uko bitsembye iby'umwuka no kwicisha bugufi mu muntu. Igikombe kibereye aho nicyo cyoroha gutwara. Igikombe gisendereye cyuzuye bagitwara bigengesereye. Ibibabaza n'ibiturwanya niko ko bishobora kudutera uburibwe, ariko kugubwa neza niko kuguye nabi cyane ubuzima bw'iby'umwuka. Mwene muntu aramutse atumviye ubushake bw'Imana uburyo budakuramo, mwene muntu aramutse atejeshejwe kumvira ukuri, nta kabuza kugubwa neza bizamubyaramo kwiyemera n'imiterere ya kamere. Iri jambo muri ryumvira kumva Icyongereza, unless the human subject is in constant submission to the will of God, and unless he is sanctified by the truth, prosperity will surely arouse the natural inclination to presumption. Nta kabuza atumviye ubushake bw'Imana mu buryo budakuramo, kugubwa neza kuzamubyutsamo kamere yo kwiyemera. Nayo yumva byimbye, agiye yumva kaze, ni automatique birikora. Uwatinyaga agatinyuka, uwagenda agakebaguza akagenda yemye kuko yaguwe neza, ijambo rikizana nubwo yavuga nta n'igitekerezo kizima, agatinyuka kubera ibyo atunze. Hepfo, in the valley of humiliation, where men depend on God to teach them and to guide their every step, there is a comparative safety. Mu gikombe mucisha bugufi, aho abantu bishingikiriza ku Mana ngo bigishe kandi bayobore, niho hari umutekano utagira impinduka. Bana b'Imana, ngaho ubutunzi nibugwira, urahirwe wewe unyumva, ntibuzaguherana umutima. Nta kindi uba wongerewe, wewe ni wewe, ubuzima bwawe ni wowe, usibye ibyo biba byipanze hirya no hino.
ntabwo wagira gitari 8 ngo zose uzazihagarareho, ntiwagira inzu y'ibyumba 20 ngo byose uzabiryamemo, santimetero uzaryamamo ni za zindi, ntiwagira ibigega by'ibirayi ngo byose uzabirye, akasana uzarya ni kakandi. Ubwo gusa uba wongerewe ibyo kureba ukajya ubirebesha amaso, ushobora no kurwara bikaribwa n'abandi ukanuye, nibugwira ntibuzaguherana umutima, nta kindi wongerewe. Icyakora mu bitabo dusoma ngo byakongereye inshingano, ubwo yise ujya mu mwenda w'abatabigira. Ku kagingo ka kabiri, nugira icyubahiro uzamenye ko umuntu ubuntu uyu nguyu ufite umwuka mu mazuru ntacyo amaze, bakubashye bagushutse, ni koko uragikwiye kuko babibona yenda hari n'icyo bamariye, ariko weho ntukabyumve, ntukabifiringe, ntukabigendere, uzagume muri wa wundi. Aho ni Yesaya 2:22 ngo umuntu ufite umwuka wo mu mazuru ntimukajye mumwishingikirizaho ngo mbese mu muciki, umuntu ni zeru uretse n'umuntu umwe. Muri Yesaya yaranditse ngo amahanga yose, nations, ibihugu by'amahanga, ngo Imana ibireba ngo ibibona bimeze nk'imikungugu ngo yafashe ku minzani. Nkanswe weho ubusa gusa, umuntu ngo wangiritse ngo ugotomera ibyaha, wangiritse washize, ntukirate icyubahiro, uzajya ureka Imana yakugushije neza aba ari igihabwa. Ku ngingo ya 3, nugira umutekano uzibuka uko Salomo yabigenje. Abandi bajya bagira umutekano kuri konte byiyongereye, mu nka zabyaye, mu mirimo basaruye, nuko bakavuga bati ariko tuzayahekenyera hera, ubu niye hoteli tuzasohokeramo. Hajye ubwo nta bantu tugomba kwicaho tukabereka ko tutagihuje, hajye ubwo tuzaguriye modoka tuyibanyuze imbere, ugasanga nuko bari gupanga. Ariko nimusome mu bami ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza 19 ngo Salomo abonye ngo igihugu cyari cyarabaye mu intambara nyinshi igihe cyayobogaga na se, abonye gishyizwe mu biganza intambara zirangiye, yaravuze ngo ubu noneho Imana impaye ihumure impande zose, nta mubisha, nta byago, nta banzi, reka nubakire inzu reka nubakire Imana inzu. Nawe n'ujya ubona hari umutekano mu byawe bimeze neza, ujye upanga ineza wagirira rubanda, panga uko wafasha abakene, panga uko wateza imbere umurimo w'Imana, panga igihe washora mu nyungu z'abandi, nawe wibikira ubutunzi mu ijuru, kuko ibyo ufite bibitse ku isi ngo ayingese n'inyenzi zishobora kubyangiriza, ariko mu ijuru ngo naho ubutunzi buzabikwa ukazabugarurirwa ntacyo bwahungabanyeho. Ku kagingo ka 4, igihe uzabura ibyo kwizera bikunzwe, ubundi si kenshi bijya bibaho. Timoteyo 2:3-12 haranditse ngo n'ubundi abashaka kujya bubaha Uwiteka bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Iryo ni ihame ridakuka ibihe byose, ariko Imana mu mbabazi zayo ngo ikurikije uko ishaka ko rubanda baburirwa, ngo hari igihe gitanga agahenge katari kanini, umwaka ukaba washira, ikaba 2, ikaba 5, yaba ni 10 na 20 na 30, abayikorera bagakorera mu mutekano, bemewe, banyura heza. Nubona bibaye gutyo urayego ntibizagutwara umutima, ngo nabwo uraruke wibwire ko ari uko bizahora. Kambibutse muzasome mu byakozwe n'intumwa, igihe Pawulo yajyaga kubwiriza, nibaza ko ari mu gice cya 14, muzahere ku murongo w'8 mugeze 19. Iki gice cyose yenda singisoma, ariko iki gice mugisomye bigera ari kubwiriza hitwa Irusitira. Arangije ahakiriza umuntu wari waravutse aremaye ibirenge. Abanyarusitira bari abapagani, barishima, baratangara, bajya gushaka intama ngo batambe ibitambo. Hari ibigirwamana basengaga, bafata izi ntumwa z'Imana 12, maze bari nabo bamwita Zewu, cyari ikigirwamana cyabo, na Pawulo bamwita Herume, cyari ikigirwamana cyabo, kuko ari warushaga kuvuga. Nuko bajya gushaka abatambyi b'Imana, bazana amatungo ngo batambire Pawulo na Barinaba. Barangije batereka reka murahigwe, natwe turi abantu, si natwe twabikoze n'imbaraga z'Imana. Barabyanga. Nuko ariko mu kanya kakurikiyeho iminota mikeya gusa, abo bakunze kuko babakirije ikiremo, bakabakunda rwinshi urugero rwo kujya kubatambira ibitambo,
muzasome ku murongo wa 19 birahindutse bagiye kubatera amabuye nuko ngo barabafata ngo bajya kubatera amabuye ngo ndetse kansome ariko abayuda bavuye muri Antiyokiya no muri Ikoniyo baraza boshya rubanda batera Pawulo amabuye bamukurubanira inyuma y'umudugudu bibwira ko yapfuye. Urumva abahoze bagukomera amashyi mu kanya gato wabona baguhindutse. Yesu yaje mu isi aravura barishima, aragabura baranezerwa, arahumura bararirimba, yirukana abadayimoni imitima iranyurwa, akora ibitangaza kugeza ubwo n'iteraniro yateranije atarisezereraga ritariye, kavuga ati rwose mukora ibitangaza barye bahaga. Ariko ikibabaje abo yavuye abo yahumuye nibo babaga bakanuye bavuga ngo nabambwe. Igihe uzabona ibyo kwizera bikunzwe bitambukana ishema rubanda babishima mu nzira babicira akayira, ntabwo ariko bizahora. Urahirwe ntibikagutwara umutima, ahubwo urugamba ni rwa rundi, Satani ntajya ahinduka. Urahirwe bitazasiga bigukamuye imbaraga maze ibyago n'ingorane byaza bikagutesha kwizera. Kandi mu Byeshe 2:10 haranditse ngo uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa. Ni rwo rugero rwa nyuma twahawe tugomba kugezamo. Ku ngingo ya 5 nuzamurwa mu ntera uzamenye ko ntacyo wungutse ahubwo bigushyizemo umwenda wo gukorera abandi. Aho ni Matayo 20:26. Ushaka kuba mukuru ajya umugaragu w'abandi, ushaka kuba imbere ab'imbata y'abandi. Nkuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku incungu ya benshi. Ibi mbibabwire bana b'Imana mu Migani 19 umurongo wa 22 haranditse ngo neza y'umuntu nimutera gukundwa. Mu Migani 19:6 haranditse ngo abantu bose mubona bakunda utanga, bagukunze kuko abahaye serivisi, bagukunze kuko wabitangiye urakora, none bakugize ikindi. Niba wari mudugudu baye gitifu, niba wari ukora kugukubura uri umukirina none ubaye animateri, ukundiwe ko wakoze uraye gutazabyibagirwa, ukaminagarika gatuzu ukagarika urutugu ukarubyimbisha. Wakundiwe ko wakoze, kora cyane nubwo uzajya mu yindi ndera. Nayo iyo utangiye ukavuga uti ubu nakaze nanjye ne batuze mbategeke, aho warurura hivana. N'ujye ubonye promotion mu buzima ujye umenya ngo muri Jezikiri igifaransa ni 543 ngo abafite ubushobozi, abafite ubutunzi, abiza amashuri, abari mu myanya ikomeye, abajya mu ijuru ntacyo bibamariye, ngo ahubwo bibashyize mu mwenda wo gukorera batabigira. Urahirwe kugubwa neza no kungana urwara ndikuka gutandukanye n'Imana. Komeza wimbike icyakugejejeho nicyo bagukundiye wakoze, komeza ukore cyane nibwo uzazamukuje aharenze naho ngaho. Noneho nugira igikorwa ugeraho kindashyikirwa uraye gutazagira ubuswa nk'ubwa Nebukadineza ngo amaze kubakisha Babuloni. Kandi mwibuke ko erega usibye itegeko ry'umwami nta kaboko kakozeho, nta cyondo yakase, nta nyundo yavugijeho, yarategetse gusa abagaragu barabikora. Ngo arangije aratembera, muzabisoma muri Daniyeli 4:26 kugeza 30. Arebye icyo gikorwa kindashyikirwa andasoma avuga ijambo ribabaje ritari rikwiye kuvugwa nawe hunyumva. Ngaho 26 haranditse ngo nuko ibyo byose kampere yego niho ni ijambo yavuze ngo ngiye Babuloni niyubakiye, ngo ngiye Babuloni niyubakiye n'ukuboko kwanjye. Niko iryo jambo yarivuze. Ndahera 21 oya ni 21 muzaheraho ngaho aho yavuze ngo ngiye Babuloni. Ni 27 aravuga ati ngiye Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umugwa wanjye nturaho, mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo aheshe ubwami bwanjye cyubahiro. Akivuga ibyo byari birangiye, ijuru ryarababaye. Ntabwo ari we wari warabikoze, ni Imana yabimukoresheje, niyo yo gushimwa. Nubaka inzu nziza ntukayisuzuguze rubanda, nugura imodoka y'agatangaza ntukagaye abatarayigezeho, ntabwo barusha ubwenge no gukora, ni Imana ibigena. Nubona abana bawe batsinze si wewe ubwonko bwabo,
ni Imana yabikoze. Ibyo byose ntukabisuzuguza abandi, ahubwo ujye urushaho guca bugufi. Uyu yakibivuga yoherejwe kurisha mu ishyamba, arisha imyaka 7. none Imana nigukura ku cyavu ujye wibuka aho wavuye, aho wageze abandi batagera baririra, nawe uhabageze. Niguha ubukire ntukabwiratane. Abasoma mu wifuzwa ibihe byose page ya 56 haranditse ngo igifaransa ngo burya ngo bakire ona n'uburenganzira afite bwo kubahwa kuruta abakene, cyane ko mu migani 28:6 handitse aya magambo avuga ngo, imigani 28:6 haranditse ngo niho haranditse ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikiri. Ngabana b'Imana muduteze amatwi, ni mu bimenye ko bujya mu kugubwa neza, ukungahara, umutekano, amahoro, gukundwa, gushimwa, gukomerwa mu mashyi, nabyo biri mu ikigeragezo. Utabaye maso wagwa ugatandukana n'Imana. Ngaho uko tuyegera turi mu bibazo, mureka bari ko tuyegera tuyisaba icyo gukora, yaduteye iteka twaguwe neza. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu, amen. Linda Afya.